Muraho neza nshuti zacu zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze. Uyu munsi rero twagize ibihe bidasanzwe. Twagiye gusura umwarimu wigisha gukora isabune ikomeye. Isabune zitwita gifura cyangwa se isabune dukoresha mu ngo iwacu twese turazikenera. Ariko niba ari ubwa mbere tubanye, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe ujye ubona ibiganiro byacu byiza. Reka dukurikire rero kugira ngo ubumenyi twese ntibuducire. Uyu munsi rero twagusuye ahangaha mwigishiriza gukora isabune zikomeye ariko n'iz'amazi ndabizi ko muzikora, nubwo uyu munsi twebwe tugiye kwibanda ku isabune ikomeye. Ese watubwira ni ibihe bikoresho umuntu akeneye kugira ngo abe yakora isabune ikomeye? Murakoze cyane. Kugira ngo ubone isabune ikomeye kandi nziza, ibikoresho bya mbere by'ibanze murabona iyi ni iforoma. Iyi ni iforoma dukoresha. Iki ni igikoresho cya mbere. Iyi ni umunzani. Umunzani upima ibintu bijyanye n'amagarama, ikiro, kugira ngo ubashe gukora isabune nziza. Yego. Kandi ikomeye. Umunzani ni igikorwa cya mbere ugomba kwitaho, kuko kigufasha kumenya gupima meziri y'ibintu ugiye gukoresha. Aya ni amavuta y'amamesa. Amavuta y'amamesa rero ni amavuta meza cyane avamo isabune nziza ikomeye cyane. Iyi ni sude caustique, nayo iradufasha mu bijyanye no gukora isabune. Hakazamo silikate, nayo idufasha mu bijyanye no gukora amasabune. Bikadufasha nanone tukifashisha iri bara ry'umweru kugira ngo isabune yacu ibe nziza, ishobore kugira umweru mwiza. Ariko iyo hatari iri bara ry'umweru hazamo, dukoresha n'ibara ry'ubururu. Yego. Biterwa n'ibara ushatse, ushobora gukora amabara y'umweru cyangwa se y'ubururu ukavanga, biterwa n'icyo abantu bakunda. Ushobora gukunda ibara ry'umweru cyangwa se iry'ubururu. Yego. Iyo uje kugura isabune uhitamo isabune wumva ukunze n'ibara. Murakoze cyane kudusura. Ubwo Nta kindi gikoresho dukoresha, ni ibyo ngibyo gusa. Se nta mazi dukenera, ni ukuvuga ngo ibikoresho dukenera amazi. Yego. Amazi twifashisha kuyavangamo n'iyi sude caustique. Ikindi twifashisha isafuriya yo gutekamo amavuta, tukifashisha n'ibase yo kuvangiramo. Yego. Reka bakomeze bakurikire ibyo byose avuze, turaza kubibereka kugeza tubonye isabune yacu ikomeye. Nyabwira abakunzi bacu uko murimo kuvanga izo produit. Mwabanjemo amavuta y'amamesa, none mukurikijeho sudo caustique. Acide caustique. Ko mbona utari guhindura direction. Kujyana mu cyerekezo kimwe. Urakomeza ukajyana mu cyerekezo kimwe. Ntabwo uhindura, mbega kujyana mu cyerekezo kimwe. Ushobora guhindura ugasanga bigiye kuryonona. Mbega ukuntu twabanje, twafashe ibase dushyiramo amamesa. Tumaze gushyiramo amamesa duhita dushyiramo acide caustique. Turavanga cyane
turimo turavanga urayibona. Yego. Turavanga nitumara kuvanga neza ubona bimaze kunoga neza, turahita dushyiramo sirikati. Hanyuma se ayo mamesa kwa kundi umuntu ayagura akayavana mu isoko, niko uhita uyashyira muri iyo base cyangwa hari ukundi kuyatunganya kubaho? Ntabwo uhita uyafata ngo uyashyire uyakoresha amasabune. Ufata isafuriya nziza wogeje, ugafata amavuta meza y'amamesa, ukayateka ku ziko. Wamara kuyateka ku ziko, warangiza ukagenda ushyiramo urupapuro kugeza igihe urupapuro rubaye umweru. Icyo gihe amavuta niho ugomba kuyavanaho. Ni ukuvuga ngo arabira akabira rwose kugeza igihe abereye umweru. Tukavanaho tukayatereka, twamara kuyatereka agahora, agasa nk'aba akazuyazi. Tugafata ibase nini tugashyiramo ya mavuta twatetse akazuyaze, twarangiza tugashyiramo aside caustique. Ntabwo aside caustique urabona ni utuntu tumeze nk'utubuye, ariko ntabwo ariko dukora. Hari ibipimo byagenwe, noneho ugafata aside caustique ukayishyiramo, ukayivanga mu mazi, ikamara amasaha 3 kugira ngo ubashe kwikoresha. Iyo urangije rero ufata ya aside caustique uvanze n'amazi, ukavanga na ya mamesa, noneho warangiza ugashyiramo sirikati. Sirikati rero ituma isabune ikomera cyane kandi yoma vuba. Twarangiza gushyiramo sirikati, tugahita dushyiramo ibara. Hari amabara atandukanye, hari ibara ry'umweru, hari ibara ry'ubururu, biterwa n'icyo uhisemo. Ariko twebwe twakunze ibara ry'umweru kuko abantu benshi bakunda gukoresha amasabune y'umweru. Rero niturangiza turahita dushyiramo sirikate, niturangiza turahita dushyiramo rya bara. Niturangiza kubishyiramo byose twabivanze, niturangiza tuhita dushyira muri ya forume yacu. Bikaba birarangiye. Mu minsi 3 cyangwa 5 amasabune utangira kuyakoresha mu rugo, bakakoresha ukajyana ku isoko, abakiriya bakaba bakugurira. Murakoze. Reka dukomeze dukurikire. Ubwiye ko dugiye gushyiramo iyitwa sirikate. Sirikate ni nziza cyane. Irekuye shyiramo, ugenda usuka mu nkeri. Sukamo yose kangirizemo rwose. Namaze gushyiramo sirikati. Nabanje amamesa, mukurikizaho aside caustique, none iyi produit yindi mushyizemo yitwa sirikati. Ubwo nabwo turakomeza tuvange rwose igihe binogeye, bikaba igikoma cyiza gifashe. Hanyuma tugashyiramo ya kara y'umweru. Ubwo se byamaze kuba igikoma kinoze cyane rwose, dushaka kugira nta kibazo. Biracyarimo isigarimo.
nabwo ugakomeza ukavanga. ukavanga igihe rwose bifatiye bibaye agakoma keza. Ubwo rero wamaze kuvanga bigeze ku rwego biba igikoma, hano ntabwo yuzuye. Ubu urimo urashyira mu iforomo. Iforomo yacu ifite imyanya 6, hanyuma amaforomo akora amasabune, ya sabune ipima ikiro. Sinzi abadukurikiye niba barimo kubibona neza, n'ibindi baseka bakingirije, urimo kubibona neza? Bisaba kuzura neza. Bakunzi ba Star 204 TV, twageze mu mwanya wo gufata rwa ruvange rwacu rumeze nk'igikoma, turimo turashyira mu maforomo nk'uko murimo kubibona. Iyi foromo ifite imyanya 6. Turasukamo neza buri kanya tukuzuze neza kugira ngo ya sabune yacu koko izabe ipima ikiro. Urabona byatangiye gukomera. Utinze gatoya byahita bifatana cyane rwose. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kubikora ibikoresho byose yabyiyegereje kugira ngo bitaza gufatana atarasoza. Ubutinze gatoya ntabwo biba bikibisutse mu iforomo. Bifatirana bikiri ari igikoma. Iyo utinze bihita bifata kugira ngo bizasukike mu iforomo biba ari ikibazo. Ntabwo byakunda. Isabune iba yatangiye kwikora. Mu minsi 5 turahita tuyishyira ku isoko. Ubu rero bamaze kubishyira mu iforomo. Nuko biba bimeze, umuntu ashyiramo neza ku buryo nta gasigara. Komeza tubwire. Ni ukuvuga rero rwa ruvange rwacu twavanze, twateguye iforomo. Iyi foromo twateguye tumaze gusukamo isabune nk'uko namwe mubibona. Ni ukuvuga ngo icyo dutegereje, ubundi isabune imara iminsi 5 tugahita tuyivanamo. Ni ukuvuga ngo iba yumye neza nta kibazo. Umuntu ashatse yahita ayifurisha, umuntu ashatse ayijyana ku isoko. Isabune yacu kandi irizewe neza nta kibazo. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi 5 tuzaba dufite isabune ikomeye kandi nziza. Yego. Bakunzi ba Star 204 TV, mwakoze kubana natwe. Ngiyi isabune yamaze kuyishyira mu iforomo, dutegereje nyuma y'iminsi 5 kugira ngo isabune yacu izabe yabonetse. Mwakoze kutwigisha. Watanga nimero yawe telefone kugira ngo hari abantu baba bakeneye kwiga, ubarangire, ubahe nimero yawe telefone kugira ngo uzabafashe nabo bazamenye ubu bumenyi. Murakoze cyane. Telefone yanjye iri kuri WhatsApp ni 0788 Yego. 37 Yego. 58 44. Yego. Mfite n'iya Tigo 0725 Yego. 44 Yego. 0745. Mwazumvise rero, umukeneye akorera Nyacyonga. Iyo ugeze hariya ku cyapa aho bisi zihagarara Nyacyonga, uramuhamagara akakuyobora
ni akanya gato ukaba wamugezeho. Dukomeze tubane rero, niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo ibindi biganiro byacu byiza ntibizajye bigucika. Ubu ni ukuvuga ngo iminsi 5 irashize, hanyuma isabune yarakomeye. Ese ubu umuntu yahita ayikoresha? Yayikoresha wayikaraba, wamesa nta kibazo. Ndabona ari n'isabune nziza cyane. Ngaho rero bwira abakurikiye Star 204 TV, ubabwire nimero yawe ya telefone kugira ngo bazakwegere ubigishe gukora isabune, cyane ko mwatubwiye ko mutanahenda, ibiciro byanyu ari byiza cyane. Ni byiza rwose nta kibazo. Telefone yanjye ni 0788 3758894, iyo ni MTN. Iri no kuri WhatsApp. Dufite ya Tigo, Airtel 0725440745. Arakoze cyane rero uyu mubyeyi watwigishije gukora isabune. Ubwo mumugane muri benshi kuko ni umubyeyi w'inyangamugayo, abigisha neza ku buryo mubimenya. Niba ari umushyashya kuri Star 204 TV, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe tuzajye tubagezaho ibiganiro byacu byiza bya buri munsi, cyane ko kubana natwe utazigera ubihomberamo, aho uzajya ubyungukiramo. Bye bye bye.